Aha, turabasuhuje bene data nshuti z'umusaraba, by'umwihariko bakunzi b'isaha ya Cyenda TV, kandi mwebwe mukunda ijambo ry'Imana ndetse n'abantu bayo, Imana nibaha umugisha. Rero uyu munsi murabona ko twabatumiriye umutumirwa ukomeye cyane umaze kumenyekana mu ivugabutumwa rikomeye cyane kandi umuntu ufite ubuhamya. Reka no kumwivugira ibigwi, ahubwo reka muhe umwanya yivuge, ababwire ibigwi bye kugira ngo atange n'ubuhamya bwaho Imana yamukuye n'aho imugejeje. Turakwakira Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Suhuza abana b'Imana abakurikiye isaha Cyenda TV, babwire n'uwuriwe, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, nitwa Mukakwigira Alice, ndi umubyeyi w'imyaka 10, hahagaze abana 9, sengera muri ADPR, ndi umunyamasengesho, ndi umuririmbyi, ndetse mfite n'umutware mu mujyi wa Kigali kubera Imana. Amen. Amen. Ati ndi umunyamasengesho, ndi umubyeyi w'abana 10. Abana bose nabi Imana yakwihereye. Nawe yampa. Nabo wabyaranye n'uwo mugabo muri kumwe. Ndabafite 9, buriya ndaza kubabwira uko byagenze. Imana iguha umugisha. Reka tubanze tugusengera Imana kugira ngo utangire uduhe ubuhamya. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Iyo atabaweho ntabwo uyu mwana wawe yari kugeza uyu mwanya. Iyo atabaweho isaha Cyenda TV ntiyari kubaho. Iyo atabaweho ntabwo abana bawe bari kumvira ijambo. Iyo atabaweho ntabwo twari kugera aha hantu. Ariko kubw'ineza yawe turagushimiye. Ngaho dusengeye umwana wawe ndetse n'abandi bose bagiye kumva ijambo ryawe, bakumva n'ubu buhamya, kugira imbaraga zawe ziganze kuri wese, buri muntu agira hava ndetse agire naho ajya kubw'ubu buhamya. Izina ryo rihabwa icyubahiro, ni mu izina rya Kristo Yesu urakoze Uwiteka. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ngewe nababwiye ko nitwa Mukakwigira Alice, umubyeyi Yesu yakuye kure cyane aho abantu batazi. Yanduhuye narindushye ndi mu byaha, ariko arebye abona urwo mpfuye atari rwiza, nanjye arantoranya mu bandi anjyana mu nzu y'Imana. Amen. Uvuze Alisa ndibuka. Na Alisa undi wajyaga ikuzimu? Oya. Nanga ari wajyaga ikuzimu. Imana iguha umugisha. Ubwo rero Yesu yankuye kure cyane. Impamvu navuze ngo yampaye umugabo mu mujyi wa Kigali kubera Imana, ntabwo byari byoroshye. Byari intambara, byari ibigeragezo, ariko kubera ko Uwiteka nanjye yabonaga akabona n'uwo mubo yapfiriye, nanjye mubo yakoye amaraso ye aranyiyegereza. Iyo mpamvu nyine nanjye mvuga ngo mfite umutware mu mujyi kubera Imana. Kuno nabonye uwo mutware rero, nanyuze mu bigeragezo byinshi cyane mu bwana bwanjye, kugeza ubwo nshatse ntandukana n'umugabo, bimbera intambara ku bintu ntavuga uyu mwanya ngo mbirangize, ariko birangira Uwiteka ngiriye neza mpaye agakiza. Nanyuze mu bintu bikomeye, nanyuze mu myuga myinshi. Uyu mujyi nawo ukubitiwemo, mukozi w'Imana nawo ukubitiwemo. Nta kazi ntakoze, nakoze ubuyedi, nakoze uburaya, nakoze akazi ko mu rugo, ariko Uwiteka ngirira neza, arangije anyomora igikomere. Kunyomora igikomere, ntabwo igikomere yanyomoye ari umugabo wakinyomoye, ahubwo ni Uwiteka wakinyomoye. Kuko yararebye abona ibyo nigaraguyemo byose ni ubusa, arangije abihindura ubusa, arangije anjyana mu nzu ye. Ndaruhuka, nguga neza, mbona amahoro. Ubu niyo naburara, ariko ndi mu nzu y'Imana mba numva nguwe neza. Uvuze ko wakoze uburaya. Uburaya wabuvuyemo ute? Nabuvuyemo, Imana yahoraga intumaho, ikantumaho ko nzayikorera, nkanga kubyumva, ikantumaho. Kugeza aho umukozi wawe w'Imana turahura, arambwira tugiye kurwara kanseri yo mu mabere nudakorera Imana. Numva ko ari imitwe y'abarokore, numva ko bitashoboka, nkajya mvuga ni buriya bagira ngo antekere imitwe. Ariko birangira ndwaye kanseri, njya mu nzu y'Imana, ntangira gusenga, ntangira kugenda numva ineza y'Imana uko ikora inyishije kanseri. Haleluya. Birangira nyine nanjye nyuma ngiye mu nzu y'Imana njya gukizwa. Ubu nanjye nabaye umuntu w'Imana, umwana w'Imana, nanjye ndi umwe mu bantu Yesu yemereye ubugingo. Ubu iyo kanseri uracyayirwaye cyangwa? Uwiteka yarayinkijije. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.
ubu se inama ugira abantu cyangwa se igitekerezo kizima wafasha ku muntu kugira ngo ubwo buhamya bwawe amenye ahantu wavuye, uburyo wahavuye, imbaraga zahagukuye n'ubuzima urimo uyu munsi, byibura atangira kugira ngo umuntu wese amenye ngo Arisa navuye aha, uraye nabuvuyemo gutya, byibura uyu munsi nakijijwe muri iyi nzira, kugira ngo n'umuntu wari uri mu bibazo nawe amenye uburyo ari buze kubivamo. Imana iguha umugisha. ubundi ni ukuvuga ngo mu kazi kose uba ukora katemewe cyangwa kemewe, wiragiza Imana ugahora ufite icyifuzo cyo kubwira Imana ngo Mana, ukagira intego kavuga uti nubwo nkora ibi ariko ntibinkwiriye ntibimbereye, ngewe shaka kuzangirira neza nanjye nkajya mu nzu yawe, kuko hari igihe nawe ubikora wumva utabishaka kubera ubuzima bubi. Ukagira intego y'ikintu, ntiwigire ikihebe, ntiwiyahure, ahubwo ukajya wowe ugira ikintu intumbero yawe imbere. Niko nari meze, nahoraga numva saba Imana ngo Mana ungire neza ukampa umugabo uteye gutya, njye umugabo mfite namusabye Imana mbere yuko, nyuma yuko umugabo dutandukanya nteye igikomere, nasabye Imana umugabo ukuze. Ibyo nakoraga byose bakandamagiza nkabanga, ariko mbwira Imana ngo uzambabare ngewe uzampa umugabo ukuze nanjye nzakizwa. Ibyo rero Imana yaje kubinkorera, kuko nitwaraga ukuntu, ariko nanjye nkagerageza kumva ko aho ibyo ndi gukora isaha n'isaha nakuramo umugabo, birangira nanjye mumaye gukizwa. Rero ndangije no kugira ngo mbishobore no kuba nkiri mu rugo rwanjye, imyaka 10 irashize, nabishobojwe nuko nakijijwe nkava mu byaha njya mu nzu y'Imana nduhukiramo, tware wanjye nanjye nkatangira kumwubaha, kuko ntari nyine inzoga, kuko niyo unywa inzoga hari ibyaha ukora kubera ko wanyweye inzoga, ugateshuka ku nshingano, ugataha utinze, ntwite ku bana, ugasanga mbese wabaye imbata y'ibyaha. Ariko iyo ugeze muri Yesu, kuko Yesu ari ushoboza abantu akabaha imbaraga, nanjye Uwiteka yampaye ubwenge maze gukizwa. Uriyo mpamvu nanjye shimira Imana ko nanjye nicaye mu rugo nkaba maze n'imyaka 10. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Hari ahantu uvuze ngo umugabo yaguteye ibikomere. Umugabo yaguteye ibikomere gute? Ese ariho? Ariho. Impamvu yanteye ibikomere nuko yanyanze, nta kintu dupfuye, nta kintu napfuye nawe na kimwe, aranyanga, arigendera. Iwacu hari yagezweho gushaka abagore bize, aranyanga kuko ntize, ndamwara, mpfa nabi, impita nza mu mujyi wa Kigali. Ariko muri ibyo bikomere bihurirana n'ibyo data yanteye, aranyanga, mbona umugabo aranyanze na data yaranyanze, mbona ntaho ndi, mpita nza kwiyahura mu mujyi wa Kigali. Nuko naje i Kigali, ntabwo naje neza, ariko Imana ishimwe ko nanjye nkiri mu mujyi wa Kigali de. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndabona ko uri umumama rwose usobanutse, umuntu akubonye ndabona ko ubwiza bw'Imana bukuriho rwose. Ikibazo nari ngiye kukubaza ni kimwe, abo bana bawe bose bariga? Oya, bana banjye bose ntabwo biga, mfite babiri bakuru ntabwo biga, abandi barimo bariga, keretse abandi b'inyuma nibo batarimo kwiga, ariko nabo baziga kubera Imana. Imana ishimwe. Impamvu nari nkikubajije nuko buriya hari igihe umuntu uba ukurikira ikiganiro ashobora gukunda ikiganiro cyakavuga ati uyu muntu Imana yamukuye kurereka nanjye ngira icyo namufasha, akaba yagufasha nko kwishyurira umwana umwe. Nabyo birashoboka, kuko iyo umuntu akijijwe ntamenya aho inzira z'Imana zituruka, kubera ko ibyo uri gukora ni ubwami bw'Imana buri kwamamaza. Imana iguha umugisha. Yenda uzatuganirira neza birambuye, utunyuriyemo. Reka noneho ahubwo tubwire icyo Imana yakubwiye, ubundi ubuhamya uzabuduha neza nyuma. Amen. Imana iguha umugisha. Reka dusome muri Yesaya 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Yesaya 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abisiraheli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata,
kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho inshungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kandi akavuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Noneho kuri gatatu akavuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Amen. 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 Uyu mwanditsi w'ijambo, iri jambo ndarikunda cyane, niyo mpamvu gukurikira Uwiteka bitoroshye. Ariko iri jambo ndarikunda, riravuga ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya, ariko uzaba wagezemo, ndetse n'ibirimo by'umuriro ntibizagutwika, ariko uzaba byakugezeho. Bivuge ngo ibyo twacamo byose, hambara n'ibigeragezo twanyuramo byose, Uwiteka adukiza muri byose. Haleluya. Jambo nkunda cyane rivuga ngo kuko wambereye inkoramutima. Haleluya. Ngo azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Amina. Niyo mpamvu ubona abarozi baturoga, biduhiga bikaba byinshi, hambara n'ibigeragezo bikaba byinshi. Muri uru rugendo ntabwo biba byoroshye. Njyewe njya gukizwa njya mu nzu y'Imana, nari nzi ko ari ahantu tuzaruhukira, nkagira ngo ni ahantu haba abantu bakundana, ahantu haba amahoro masa. Ariko ngeze mu nzu y'Imana, nasanze naho haba ibikomere. Nanjye nahuye n'abazima babi mu nzu y'Imana. Ariko nsanga ijambo ry'Imana rimbwira ngo nuca mu mazi ntazagutera. Haleluya. Nunyura mu muriro ntuzashya. Amina. Ndavuga ngo nanjye ubu ntangiye kwiga amashuri y'abarokore, ntangiye guhura. Haleluya. Akiza k'Uwiteka. Kuko yatubwiye ngo ni njye wagutoraguye. Imana ishimwe. Amina. Nanjye ndi mu bantu Yesu yagiriye neza, arantoragura, arankuyakuya, anjyana mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu n'ibigeragezo iyo bije mbica amazi, hambara n'ibigeragezo biba ari byinshi. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo makuba n'ibyago ni byinshi by'umukiranutsi, ariko Uwiteka adukiza muri byose. Haleluya. Kandi habwe icyubahiro. Amina. Niyo mpamvu iri jambo ndarikunda ngo kuko wambereye inkoramutima. Amina. Inkoramutima. Inkoramutima y'Imana ni umuntu ukora ibyo Imana ishaka. Inkoramutima y'Imana guhahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza Mana, akaba mu bikari byawe, akaba mu nzu yawe iteka. Niko Dawidi yavuze. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amina. Imana yacu rero nanjye shimira Imana isaha ko nanjye ndi mu bantu n'ukuri Yesu yamenye amazina. Amina. Uko byasa kose yampinduriye n'amazina. Urabona ko ibintu byaciyemo. Uko byasa kose hari ibintu Uwiteka yakoze. Amina. Uwiteka yagize neza. Abantu batari ababyeyi yaduhinduye ababyeyi. Abantu batari abo kwizerwa yaduhinduye abo kwizerwa. Abantu batari abo kwiringirwa Uwiteka yatugabije umurimo wiwe, tuwukora tunezerewe kuko hari icyo Uwiteka yatuvuzeho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Gira neza bugacya bukira. Ibikomere abagabo baduteye, ibyo ababyeyi baduteye, ibyo abavandimwe baduteye n'inshuti zikadutera, ndetse n'abantu bari mu nzu y'Imana baduteye, Uwiteka yarabitwomoye. Nahabwe icyubahiro. Arakabyara abahungu n'abakobwa bamwubaha. Ijambo nyamukuru nuko yatubwiye ko niduca mu mazi atazadutembana, twaca mu muriro tutazashya, kubera ko yatumenye kera tukiri musoro mu nda z'ababyeyi bacu. Nahabwe icyubahiro ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Imana ishimwe. Uwiteka ajya atanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Njyewe ejo bundi nabyaye umwana wanjye wa 10 nkunda cyane. Imana irambwira ngo nukuri ngo hari umwana muzima. Nubwo abarozi bahari, nubwo abanza ari benshi, nubwo intambara ari nyinshi, ariko yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwanjye. Nanjye arangije ampereza umwana w'umukobwa, mubyarira muri kaburimbo, kuko atwemereye ko tuzabyara nk'Abaheburayo. Ntabwo nayitinzeho kuva nakizwa. Hari ibintu nabonye Uwiteka yankoreye, ntabwo njya ntinda kunda. Njya nyisaba utuntu nkabwira ngo nukuri uzambabarire sinzabyare intinze kunda, uzambabarire abaganga ntibazansimburaneho, nanjye Uwiteka akabinkorera nkabona mumpaye. Sinzi ukuntu ajya bigenza ibintu bikemera. Icyo nzi cyo nuko abikora kandi akabikorera kwiyubahisha.
nanjye rero ijambo ryafashaga ni iryo gusa nagira ngo mpumurize abantu badukurikiye ko niduca mu mazi atazadutembana twanyura mu muriro tutazashya icyakora ibigeragezo byo ntibizabura kuza ariko amakuba n'ibyago n'ibyinshi by'umukiranutsi ariko Uwiteka dukiza muri byose. Amina. Babona tugiye kumwara agahita dutabara tutaramwara akadutabara habura gatoya ngo dusebe munsi y'urugo tugiye guseba agahita dutabara bahagaze ahirengeye ngo tumware Uwiteka agahita aza akadutabara mwokabyaramwe nubwo abo bana bafite nta mwana wanjye wiba nta usabiriza cyambere yasezeranyije yambwiye ko abana banjye bizabahereza agakiza yambwiye ko nubwo mbabyara nta n'umwe uzasabiriza. Niyo mpamvu nanjye mbona ntazi ukuntu abigenza bakarya tukishyurirwa inzu Uwiteka akatwishyurira tutibye tutanasabirije. Nagira ngo mpumurize abantu batwumva ko mu ijuru dufite Imana yumva gusenga, Imana idatererana abayisunze, yitwa idatetereza abayisunze n'intwari ku rugamba kandi itabayitahukana intsinzi, nicyo tuyikundira. Nijoro Imana yarayisuye irambwira ngo mbwire abantu yuko batinya ibigeragezo kandi iyo uzaba umuntu ukomeye uca mu bikomeye, ngo nta musirikare n'uyu n'umwe ujya wongerwa ipeti atavuye ku ikosi. Yavuye ku ikosi yagiye kuviringita bamukubita inkoni nyinshi kugira ngo ave yongererwa ipeti. Ku bantu babaye abasirikare barabizi iyo agiye kwambara ipeti ntabwo ajya aribona gutyo. Imana yambwiye ngo mbwire abantu kuki batinya ibigeragezo kandi nyuma y'ibigeragezo ariho hava kuva ipeti. Nawe yivuye mu bigeragezo Imana iragutabara. Niyo mpamvu tuyikunda. Nanjye ngiye gusengera abantu bumvishije iri jambo bahumure dufite Imana, ntacyo tuzaba muri uyu mujyi tuzawubamo kuko igihe twari kuvamo cyararangiye. Tukiri mu byaho ntabwo ariko twawuvamo. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Imana ikomeye. Ndagushimye ndaguhimbaje kuri iki gicamunsi, ngushimiye kuri Imana nziza, ngushimiye ko watubereye Imana tukakubera ubwoko, ngushimiye ko abatari abo kwizerwa duhinduye abo kwizerwa, wadutoranyije mu byaha tuba inshuti zawe. Nuhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru uri umwami. Nkuramburiye amaboko ko wumva gusenga, nkuramburiye amaboko ko wampinduriye izina. Aho nasebeye niwe wantabariye, aho naburiye agaciro niwe wakampereye, aho natakarijwe icyizere ungabiza umurimo wawe. Ngushimiye ko wagize neza Mana, ukampa umugabo mu mujyi wa Kigali, kandindira abana bose 9 baracyahagaze. Bana banjye Mana warabarinze abahungu n'abakobwa. Nuhabwe icyubahiro ndacyari i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero n'ushimwe. Ndagushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza duhaye agaheka tabonwa na benshi. Mweretse bene data bahishwe abari mu byaha Mana babuze ibyiringiro babitakaje, niwongere ubahe ibyiringiro. Basabiye imbaraga z'umwuka wera, basabiye umufasha muri uru rugendo w'umwuka wera. Hari umufasha w'umwuka wera ibintu biratungana, hari umufasha w'umwuka wera hano yageze umugore yubaha umugabo, hari umufasha w'umwuka wera yageze bana bubaha ababyeyi, hari umufasha w'umwuka wera yageze umuntu atangira akagira ijambo. Umufasha w'umwuka wera niwe sabye Mana, ngaho nuhereze umugisha uyu mukozi wawe Mana nyiringabo, utugirire neza agiye ugendane nawe kandi natwe udusigaye hano usigarane natwe kuko uri Uwiteka. Nitwagira guhora icyo wakoze nabwo tuzagushimira. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu wabambwe. Amen. Arakoze cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Kandi ikwambike imbaraga kugira ngo ukomeze kwamaza ubwami bwayo. Rero turabasaba wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe. Urumva ubuhamya bwe ntabwo abutanze bwose, yagiye anyuramo gake gakeya, ariko ubutahazaburambura bwose kugira ngo nawe wumve ahantu Imana yamukuye, kugira ngo nawe umenye ko ibibazo urimo bitananiye Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibagirire neza.